Yes, ndanye nabasuje kandi zakomeze neza nko musanzwe mumenya ni Kazungu ari mubagiza tutorial mu Kinyarwanda. Uyu munsi nkaba nje kubereka uburyo ushobora kudownloadinga transition n'uburyo ushobora kuzestara muri soft n'uburyo ushobora kuzikoresha muri editing. Nkuko nabibabwiye buri wa mbere ngiye kuzanya bagizaho tutorial mu Kinyarwanda nimukajye mucikanwa na buri wa mbere. Yes, turagarutse ngiye kubereka uburyo ushobora gukora download ya za transition. So ikintu ukora urajya munsi iyi video hano kuri channel yacu, uklike kuri link iriho. Iyo link nimara gufunguka uraza kuzuza hano ubona email yawe. Yes, numara kwandika email yawe urabona hano handitseho I agree, then waklike nurangiza uklike hano handitseho subscribe and download. Waklike iyo zimaze kuba download, icyo ukora niki ujya muri soft yawe. Wamara kugera muri soft yawe hanyuma uklika kuri effect itaza udutablo ugahitamo handitse preset utumanuka ahanditse import preset. Ikintu witukora utujya kuri download gushaka ya za transition zawe wa downloadings, ukahita hano handitse open. Iyo umaze guklika kuri open ako kanya tijya muri ya preset, hanyuma ukaza uklika kuri ya preset. Wamara guklika kuri ya preset uhita uzibona zose. Ni izi ngizi uri kubona, hari izitwa gutya, hari izitwa zoom what. Yes, hanyuma ikindi ukurikizaho nuko uba wamaze gukata za image zawe, hanyuma ukaza bitewe n'ahantu ushaka gushira ya transition. Kuri video ya mbere ukaza ugakata akanyuma gaheruka, ukaza no kuri video iheruka ugakata akandi kantu ka mbere kabanza. Utwo tuntu tubiri bisobanura yuko ariho uri buze gutereka za transition. Ugaterura transition ya mbere hari ubona yitwa lens pool, ukayiterekaho A, then ugaterura niya kabiri ukaza ukayitereka kuri kaka image kanyuma kabanza, hanyuma warangiza ukaza guplayinga ukareba ibyo biri buguhe. Nkuko bigenda kuri izi zose zindi zo hasi, ushaka wahitamo rotations A, rotations B, ugahitamo imwe wifuza then ukareba uburyo ikoramo. Yes, ndagushimira wowe ushobora kureba iyi video kandi asaba nawe utarakora subscribe kuba wakora subscribe, kandi nawe ufite igitekerezo ushobora gushiraho comment hasi. Twese hamwe dushize hamwe tuzagira kuri byinshi. Nkuko nabibabwiye buri wa mbere ndikuzanye bagezaho tutorial mu Kinyarwanda mukajye mucikanwa na buri wa mbere. So ndagusaba kumukira nkuko se babimenye nkuko ibyuma dutunga abantu byoroshye. Nkuko musanzwe berdora, nkuko musanzwe kat